Kubahereza ikaze kuri iyi YouTube channel. Ngira ngo nkuko mubibona imbere kuri iyi rangamuntu iri hano hari ifoto y'umuhanzi Bruce Melody. Iki ngiki ni itangazo by'umwihariko nibyo yasohoye, ariko benshi bari bamaze no gutangira kubikora ariko benshi ntibabizi. Rivuga ko hari abantu benshi bafite amarangamuntu ariko badakunze amafoto bifotoje ariho, ariko nabwo kuzajya guhinduza ifoto cyangwa se kujya kwifotoza indi foto bakakuzana indi rangamuntu, hari amabwiriza n'amategeko abigenga ku buryo niba wifuza guhindura ifoto ufite ku irangamuntu yawe ndetse n'izina, hari amabwiriza abigenga tugiye kubasomera mu itangazo ryasohowe na NIDA, ikigo gishinzwe gutanga amarangamuntu no kuyakosora hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku buryo abantu bose bifuza guhinduza amafoto ari ku marangamuntu yabo bakihutira ku mirenge baherereyeho bakongera bakabafotora andi mafoto bakajyana n'irangamuntu bafite bakazitanga, noneho gutaha hakazasohoka irangamuntu ifite za nimero z'iyawe yari ifite, amazina, imirenge, ariko ifoto bagushyiriyeho indi foto nyine wifuza kuba yajya ku irangamuntu yawe. Ariko hari amategeko n'amabwiriza abigenga bishobora kuzagonga bamwe, kuko hari igihe uba wifuza guhinduza irangamuntu ngo bijyane n'uko usa n'uko umeze ndetse n'uko witwara uyu munsi, ku buryo umuntu azajya areba irangamuntu yawe nyine akabona hariho utuntu tw'utumaniyeri cyangwa tw'udutwiko wagiye kwifotoza ufite. Rero hari ibintu byinshi batazajya bemera muri rino tangazo ryasohotse. Ibi byose wakibaza ngo ni ibiki? Ngwaye ikaze muri kino kiganiro njye tugiye kubana ndi Isa, uri kuri Isaac Impa, nkubwire kora subscribe tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ikintu cya mbere rero NIDA yavuzeho, nkuko nakubwiye, yavuze ko buri muntu wese wishimiye cyangwa kutishimiye ifoto iri ku irangamuntu ye ko ubu ngubu yemerewe kuba yajya kwikosoza mu buryo bwo gutanga ubwisanzure mu baturage ndetse no kuba babaho uko bashaka. Ariko wakibaza ngo ni ayahe mabwiriza agiye kugenga iyi mifotorere n'iyi mikosorere y'aya mafoto ari ku irangamuntu? Ikintu cya mbere rero bavuze ko niba uzi neza ko irangamuntu yawe by'umwihariko iriho ifoto udakunze ukaba wifuza kujya kuyikosoza, ikintu cya mbere hari ibintu utagomba kuba wagenda wishyizeho. Mbere na mbere, niba warifotoje ifoto ya mbere udafite ibisuko, udafite amaherena, utisize, cyane ko bino bintu by'imekapu byo ku munwa byo batajya babyemera, ukaba warifotoje ifoto ufite umusatsi wa natirere, ufite uduherena twawe, icyo gihe nusubira kwifotoza ushobora kugenda wenda warashyizeho ibisuko, ariko hari ibintu batazemera. Ibintu batazemera rero kuba wahindura ku ifoto nibyo bintu bya mbere tugiye kubabwirira hano. Icya mbere, ntabwo bazakwemera kujya kwifotoza wambaye ibiherena birebire, amaherena maremare wapi, cyangwa se ngo ujye kwifotoza ufite imisatsi igwa ku matwi usanga iri gupfuka amatwi. Ibyo bintu nabyo ntabwo bazabyemera. Ikindi kintu kimwe batazemera, ntabwo uzajya kwifotoza uhindura ifoto ngo ugende iminwa yawe wayisize ibirabero bitukura cyangwa se ibindi bintu. By'umwihariko izo badashaka ni irabero z'umutuku, cyangwa se ngo ugende nyine umunwa wawuhinduye ukundi kuntu, usanga ku buryo ku ifoto umuntu azajya ukureba azajya avuga ngo uyu muntu wenda ifoto yewe yagiye yameze gutya na gutya. Oya, bashaka ko niba umuntu yifotoje azajya yifotoza ifoto imeze neza nyine, apana ya foto ureba ukazajya uvuga ngo cyazuye uwe iyi foto wayifotoje bimeze gutya na gutya. Oya, NIDA yavuze ko abantu izajya yakira ari abantu bonyine gusa, by'umwihariko bafite umusatsi uri natirere umeze neza, niba ari n'ibisuko akaba ari ibisuko bitagwa ku matwi. Ikindi kandi nta marabero bakeneye, kandi nabwo kujya guhinduza ayo mafoto ntabwo bashaka ngo buri muntu wese azajya kuyahinduza ngo kubera ko bimeze gutya. Oya, hari nk'umuntu uba ufite ifoto bamufoto akiri mutoya rwose, nko mu myaka ya kera yashize, akazajya abona iyo foto wapi rwose ugasanga nyine nawe muteye isoni, ntabwo imeze neza. Ariko mu gihe wumva ko ifoto yawe uri comfortable nayo uyishimiye, nta kibazo igutwaye, uri interested nayo, nta mpamvu yo kujya kuyihinduza. Ariko by'umwihariko itegeko rihari ni uko cyangwa se ibwiriza ribasaba ko niba ufite ifoto utishimira ku irangamuntu yawe waba ujya kurihinduza hakiri kare, NIDA bakagufasha, cyangwa se ku murenge wegereye niho bazajya babikora, kuko n'ubundi barabitwegereje. Ubu ngubu usigaye ujya ku murenge
ku wa kabiri no ku wa gatanu bakagufotora ugahita witahira nyuma y'ukwezi kumwe cyangwa nyuma y'ibyumweru bitatu ukajya kumva ngo irangamuntu yawe yarashyitse. Reka ngushimire, twabanye ndi Isa uri kuri Isaac Impango, ubwira ukore subscribe tujye tubona ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ikandusha.